Wamaze mwene data uri kunyumva baje kwifuriza icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha, ariko Imana izabane nawe mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'iki cyumweru turarisanga mu gitabo cy'Abaroma igice cya 12 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 2. Umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 2 handitse ngo: nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose, amen. Iri ni ijambo ry'Imana twifuza muri iki cyumweru, ngo tugendere mu byo ishaka kandi tugende nk'ibitambo bizima bishimwa, ariko kwikorera kwacu gukwiriye. Kuba igitambo bisobanuye ngo ibyo ukora, ibyo uvuga, ibyo ugendamo muri iki cyumweru byose bigomba kugaragaza Imana, kandi ukamenya yuko ibyo ukora byose Imana iri kukureba, ukagenda wigengesereye mu byo ukora byose. Let me read it in English. In English, I'm going to read in New Living International Version. New International Version. Romans chapter 12, verse 1 to 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy, blessed, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. This is the word of the week. Bene data ndabashimiye kuba mwumvishije ijambo, reka ijambo ribe ijambo ribafasha, ijambo ribana namwe muri iki cyumweru, kandi gukora, ubuvuga, ubugenda ribe riri mu mutima wawe, ribe riri mu bitekerezo byawe, yuko icyo Imana yakuremye kugira ngo uyigaragaze ahantu uri hose. Reka dusenge. Mwami Imana, turagushimiye kubw'iki cyumweru twinjijemo, reka uturinde, reka utube hafi, reka Mana uduhe umutima wo kwitanga nk'ibitambo bikwiriye kandi ibitambo bizima. Reka mu byo dukora, mu byo tuvuga, mu byo tugenda mu byose tubugaragaze. Reka ubane natwe muri iki cyumweru mu izina rya Yesu, amen.